abo bahungu ndi kukubwira bo mu Gatsata abo baroki ahubwo ikintu nari mbaziho cyari kirenze Roki bure yarazi koga Nyabugogo byadanje Roki yarazi koga no guterana amabuye ariko yateranaga amabuye ikuntu cyane baturukaga inyamabuye n'abasavimbi bari kote y'abantu b'inyamabuye ariko anasobanura kunda filime byadanje icyo gihe yogaga natera amabuye se asobanura filime harabago bo mu Gatsata bazwiho utuntu uzirigani ku maka za football uramuzi ku maka za football uramuhungu kuva kera ari n'umwana yagiraga amashaka kuri football nabo ngabo nkubwiye nagira ibyo nkubwira Roki koga Nyabugogo rigani ku maka za football ariko amahirwe bagira nuko ibyo bakundaga ubu ngubu byabahiriye kandi bakomeze batera imbere cyambere ujya hari kuri aba bahungu ni byiza nye ko sinabibi sibyo n'abantu batandukanye nuko basa ikindi navuga ngo bafite ikintu gisa nakubwiye ngo ntibari barize bandi bakera aba bahungu ro bazi ko ari bo bafite amashuri menshi bazi ko bazi ubwenge akaza yagira amahirwe yo guhitinga umunsi umwe ukwezi kumwe amezi abiri agata yumva ko kabaye sibyo buriya rero ibanga rya biriya bintu abanyarwanda buriya turi abantu bakura mu mutwe cyane umunsi ku wundi kuvuga ngo umunyarwanda ngiye birembe bara nko kwiba umunyarwanda nuzuka ugakina wasinze ukamwiba kuri iyo ncuro wasinze ntukike ko amezi abiri ari imbere no komeza gusinda uzaba ukimwibye ba wa musinzi ari kuhindura content Yo, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, what's poppin' Africa, what's poppin' Rastafari. It is your boy Nesty, nanone ni kuri Nesty TV nkubwira ngo umunsi ku munsi, as you guys know, show after show, vibe after vibe, flex after flex. Uyu munsi nanone nkuko dusanzwe mbibabwira twagiriye ubundi buntu nanone bwo kubana no mu Rasta hano. Nta magambo menshi Rasta. Umeze mute? turaho musaza tumeze neza byatari Tangiranye uburakari se n'amahoro. uburakari se burasikomora sikomora Ko wanutse se wanukijwe n'iki? hanutse musa none ubu nawe rero wabona merewe nabi niba naranutse subwo urya ngo urumva aborohewe Yego turi kumwe nande kuri kamera za Nesty TV. nitwa Jean Pierre Inkindi. Jean Pierre Inkindi. Yego twihuse cyane njyewe ndakuzi hari n'abandi bari kudukurikira iryo zina bataryumvisha ubwa mbere cyangwa batabonye isura ubwa mbere kuko n'izina navuga ko ari rinini mu ruhando rwa filime nyarwanda n'izindi zigiye zitandukanye zo hanze y'u Rwanda. Inkindi ko wabuze cyane sometimes nyine nyuzamo kanitsimba ko harege biba bikenewe cyo bizi ko no mu gifaransa babivuga ko kugira ngo ugira aho ugera nyine ubanza gusubira inyuma nako ntago ndibuka kubwira mu gifaransa uko bakavuga wasubiye inyuma hari ukuntu ndimo nsubira inyuma gutya kugira ngo nitegure gusimbuka too fresh. Yego twebwe rero ntago tuvugira gusa abantu basanzwe bakuzi ntabwo ari bo turi kuganira hari n'abandi bashobora kuba bakubonye bwa mbere hano kuri kamera zacu. Inkindi ni muntu ki? Inkindi ni suko bivuge gute okay ngiye nkora ndi mu ruganda rwa sinema ariko nayibayemo mu buryo butandukanye natangiye nkina nk'abandi bose ndumva icyo gihe byari muri za 2008 nibwo nari nkiva muri secondaire nibwo nabyinjiyemo ariko mbyinjiramo nk'umukinnyi ndagerageza ndakina muzo abandi nyine kuko icyo gihe twabaga muri groupe nene ninjiriyemo imanza kuyivamo cya mu byanjye nabibayemo kugera muri 2010 nakangahera 2012 ndumva nibwo nabibayemo nk'umukinnyi ariko amemta nakoraga marketing yazo. Yego urumva nari umukinnyi tunacuruza ubwo ndumva n'urwo ruhande nari mpagazemo kuva 2012 kugera 2014 nabivuyemo gukina donc navuye imbere ya kamera njya kuba director sometimes nkajyana
nanakamera icyo gihe nibwo industry nayo ndimo hano nibwo yari irimo igenda yaguka inyarwanda tunambuka tujya ni Burundi abaho bazarebe tukiri aho wingeze aho hantu none ntago mbishaka iyo groupe wabayemo yitwa ngo iki? Groupe yitwaga Happiness Games Films ndumva ariko yitwaga bakinye filime ya kera yitwaga Umubyeyi Gito. Umubyeyi Gito ni yanyu uyirimo buriya? Umubyeyi Gito yirangira nibwo na joininze ariko icyo gihe nari ngitozwa ahubwo nagaragaye mu yindi bakoze nyuma y'Umubyeyi Gito yitwaga ngo Ishyari n'Ishyano ndumva niba ntibeshye. Ishyari n'Ishyano ndayibuka nayo ni filime nayo yaciye ibintu cyane abantu baze gusubira inyuma barayibona barakubonamo. Hanyuma icyo gihe wenda ni bande mwabanaga muri groupe baje kuboostinga bakagira amazina akomeye umunsi abantu bashobora kuba bazi? Umuntu navuga ubahagarariye ni umuntu bita Uwamahoro Antoinette bakunda kumwita Intare y'Ingore. Niwe muntu bisa nkaho byemeye neza bifatika abandi baracyaraho gutyo nyine ariko ni bamwe mu bakinnyi beza nubwo bitaremera ako n'abakinnyi beza nemera kuko harimo nk'umupapa umwe bita Rugamba yitwa Jean Marie ko numva nawe iyo filime yafasheho gato ariko ni umwe mu bakinnyi beza nge nemera nubwo wenda we bitaremera cyane ariko n'umwe mu bakinnyi beza nemera icyo gihe kandi n'ubu bakiri online. Yego Intare y'Ingore ni ukuvuga acting ize mu za mbere rwose umuza joining uruganda kugeza uyu munsi ni umuntu ukomeye hano mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Buriya ibintu byinshi bibamo amabanga ayo muba muzi nayo muba mutazi. Uriya mumama n'umwe mu bantu twafatanyije mu rugamba rwo kugira ngo izi sinema zimenyekane. Abana bariho uyu munsi urababona sometime mukanahura asanga yanabyimbye ariko hari ibintu byihishe inyuma y'iyi sinema. Uriya mumama nawe n'umwe mu barwanya urwo rugamba barurwanya mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Ni umumama nshima cyane kandi n'ubu ngubu baracyarwana kuko niyo uzamusanga n'ahandi n'ubundi arimo directinga uzamusanga mu tuntu twinshi. Ni umwe mu bantu navuga ngo inkingi ya mwamba. Yego Inkindi uyu munsi wa none ufite izina ufite nubwo uri kuvuga ngo usa nk'usubira inyuma ho gato ntabwo ibyo ngewe ariko nabyemera kuko amaboko yawe n'uruhare wagize ni ibintu bigaragara uyu munsi wa none. Sinema aho iri muri mu bantu mwayigizemo uruhare ntabwo mbeshya. Uvuye imbere ya kamera utangiye kujya inyuma yayo ni ubuzima navuga ko buhabanye. Urwo rugendo rwari rumeze rute? Uraza kwihangana hari ibintu bimwe ntari bugusubiza uko biri kubera ko akenshi buri hari igihe ushobora gusubiza ikintu uko kiri ugahita umera nk'upointinga umuntu runaka cyangwa se nk'uzamura ikindi kintu. Uze kwihangana niba ugira ikibazo mbaza kumva nkakubwira nti sindi bukigusubize. Rero icyo cyo wenda cyo nakubwira ngo ni urugamba rwuzuye ibintu byinshi udashobora kumva ariko ni urugamba rwuzuye agasuzuguro. Kubona twabibayemo kera urahura n'umuntu uri kuri kamera agahita akubwira ati nawe se byaranduza gukamera nawe se byagenze. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi ntabwo babyakira uko biri ari ubireba agahita yumva no gusubira inyuma bigatuma akubwira n'amagambo amwe udashobora kukunezeza rimwe na rimwe. Sometimes ukaba wagenda ukabwira umuntu uti ndi director akakubwira ati director waheze ko nk'abana bariho ubu ngubu muri iyi sinema ntago izo filime ndi kukubwira bazizi nta nubwo bazi ibyo zakoze nta nubwo bazi ibyavuyemo. So rero kugira ngo ugende umwe ngo ndi director na directinze iyi filime cyangwa nakinnye muri iyi filime nk'izo ndi kukubwira nyina zikinnyeemo nta n'umusatsi nkigira nibwo ngiye no muri nari n'umwana ye ntago nari umuntu munini. Rero kukubwira ngo ugende zisubiremo ni ibintu bigoye. Rimwe na rimwe rero n'aba bana yakubonye biragoye kugira ngo umubwire ngo na directinze iyi filime kandi ari kera nyine kubera ko atazizi. Ni urugamba rero akenshi rwuzuye umubabaro nyine ukumbi kubwiye. Yego Inkindi ubona byaratewe n'iki wenda kuba utarakomeje ku muvuduko wari uriho icyo gihe
wenda turaza gusubiraho inyuma gatoya, uyu munsi wa none ukaba umeze nk'umuntu utishimiye uruganda. aya uruganda ndarwishimiye, uruganda ndarwishimiye kuko buriya ushobora no kurera abana bakakunanira, ariko bikunezeza iyo ubonye umwana nubwo yakunaniye ariko yaguciye atwaye akamodoka meza atya, uhita uvuga uti nta kibazo umwuzukuru wanjye ntabwo azabaho nabi. Ntabwo ari kimwe nuko yagucaho yirukanka bamuvugiriza amahiri. Twebwe icyo gihe twarazikoraga, uburyo bwo kuzicuruza bwari bubabaje, bwari bunasuzuguritse, niyo mpamvu nakuvuga ngo byari byuzuye agasuzuguro, bwari busuzuguritse. Nyamara ubwo buryo bwari busuzuguritse nibwo bwavuyemo gukomera kw'iyi sinema. Uburyo bwari busuzuguritse, twamaraga gukora filime, wamara kuyikora kuri bya bintu nakubwiye rwa rugamba twarwanye, twe turicara bavuga niba sinema nyarwanda zitazwi n'abanyarwanda, batubwira ngo ni theatre, twakora iki kugira ngo abanyarwanda bazikunde? Dukora akantu k'agatima aho ngaho, twemeza kujya dukora filime tukanamera nk'abazunguzayi bazo. Twarazikinaga ugafata wa mu actrice wakinnye ari umukobwa mwiza, ibyo ntabikuza no kumubwira uti ubu none aha tugiye kujya i Musanze, turagenda duherekeje abahungu bagiye gucuruza CD kugira ngo zigurwe, niba ngombwa nawe urayifata unacuruje. Ndahamya nashidikanya ko umuntu wese waba wararebye filime icyo gihe muri za 2010, 2011, 2012 gutyo. Yego ndabyibuka, byari ibihe bitoroshye, wagiraga gutyo ukabonye nyina wa Mbogo yari umustar icyo gihe, ukabukubitaniye nawe Nyabugogo afite CD. Icyo gihe twari tutaramenya ibyari byinyi. Ni ihe filime ya mbere wa directinze muri kiriya gihe, umunsi wa mbere wagiye kuri kamera yaje kumenyekana? Bon, filime na directinze yaje kumenyekana icyo gihe, numva nananezerewe, yitwaga Intambara y'Ingo. Intambara y'Ingo, filime twakoze muri 2012, ndumva nabwo ntangiye kariyeri yo kwikorera. Yitwaga Intambara y'Ingo, yarimo ni benshi kuyivuga, ariko umuntu wari urimo cyane yari umudamu witwaga Zuzu, wakunda gukina w'inzobe, wari ubyibushye mukuntu. Niyo filime nge na directinze kagira n'ikigero. Yego. Intambara y'Ingo, nyuma yaho wakomeje gukora, yayikurikiye ikaboostinga izina Inkindi, ku buryo muri icyo gihe nta muntu wabaza Inkindi ureba filime akamuyoberwa. Niyi ndajya mvuga iyo nagizemo uruhare ko niyo wambajije, ni filime yitwaga Tina, nayo nayikoreye hano ni Burundi, nayo nayivanze na bariya abantu bakinnye filime ya Mugisha. Hari harimo uriya mukecuru wakinnyemo amubifinga cyane, n'abandi bakinnyi bakinnyemo. Ni filime yitwaga Tina, nanjye kuzitiranya ko hari n'indi nakoreye nayo. Ni filime yitwaga Tina, niyo filime yindi yanabusinze nkananezerwa, kubera ko icyo gihe nanayizana nanayigeje na hano ducuruza, birabagora kwemera ko ari inyarwanda. Barambwira ati ntabwo ari wowe, kubera ko icyo gihe nari umwana, urabona ndinanukiye, none icyo gihe n'ubundi uri umwana urananutse. Narayizanye, barambwira ati ntabwo filime ari yawe, ntabwo filime ari yawe, kuko ari filime ikoze neza, inakiniye ahantu heza n'abantu beza banafatika, kuko kiragiye biriya filime ya Mugisha yari filime isa nk'ikunzwe cyane. None ukagenda ukazana abantu baho, byari bigoye kugira ngo bemere ko nyine ari yanjye, ariko niyo filime nakoze nyine kanayikanaza akantu gafatirwa. Yego, Inkindi, nshingiye ku gihe generation yanyu mwarimo, kiriya gihe abantu bajyaga mu mafilime bari benshi pe, ariko uyu munsi nk'uko ubyivugiye ukavuga uti muwo twatangiranye benshi, umuntu umwe niwe nshobora guhagarara nkavuga ngo yara successinze. Inkindi, habaye ikibazo cyatumye abantu mwakinnye ziriya filime kiriya gihe, uyu munsi wa none nta mumaro byabagiriye ufatika? Ese filime nta mafaranga yabagamo, mwahembwaga nabi, ese zaracuruzwaga ntaboneke? Habaye ikibazo kugeza uyu munsi n'abantu benshi bashobora kuba bibaza. Ikibazo cya mbere rero nakubwiye ngo hari ibyo ntari bugusubiza, ariko nyine aha nibyo ndi bugusubize mu buryo biri bukugore kumva, kereka wabaza icyo gihe nyine ari buhite yumva ko ndi bugusubirisha amagambo amwe namwe asa atari straight to the point. Ikintu cyabayeho cya mbere, majorite ya kiriya gihe barambabarira, majorite ya kiriya gihe ntago bari barize, majorite nini yabiko ko ari abakinnyi ba filime kandi bari bameze neza, ntago bari barize. Rero
iyo utize ukisanga mu bintu by'abantu bize biragusumba biragusumba kubera ko nk'icyo gihe ndabyibuka twakoze ubwo ndimo ndagenda nsa nk'utaruka habaye icyitwa Rwanda Movie Award, ni ikintu twitangiye tugitegura turi abantu benshi, ndashima nabo twagiteguranye ku nshuro ya mbere kiba. Rwanda Movie Award uyu munsi twumva wayigizemo uruhare cyane, bigoranye abavandimwe bakitanga ku nshuro ya mbere biba, ndumva byari ibintu nabyo bigoranye. Abahembwe barahembwe, ariko ugasanga nibwo company zari zitangiye kugenda zifunguka. Wategura iyo event, abo wategura icyo wateguraga cyose washobora kugenda ugatumira abantu bakumva. Ndabyibuka turi muri Rwanda Movie Award, bavandimwe witwa Eric sinzi naho yaburiye, ndamusuhuje ahari, ndabizi ko showbiz ireba. Twajyaga ahantu inkunga ziri gushakishwa, wagera ahantu wabwira umuntu filime akaguseka. Ndabyibuka Airtel nibwo yari kiza mu Rwanda, twagezeyo ntungurwa no kubwira umumama w'umunyakenya wari uriyo, turamubwira ukabona ibintu arabyumvishe. Ubwo abandi niko batumiraga n'abandi, ukabona bazanya barabona bo muri MTN. Deje ugasanga umuntu utwaye award runaka, nk'iyo company yaje ni umunyamahanga waje, biragoye kugira ngo approaching amubwira ati dukora ikintu iki niki. None se azamubwira ngo tujye kwamamaza ari umunyamahanga ari kuvuga icyo cyongereza nk'icyo gifaransa wo tumva, gisubwo urumva byapfa kurya. Uyu munsi wa none ko hari abantu bakeka ko imbogamizi nanone yabaye ubusinzi bukabije muri benshi. Nkindi murashinjwa ko mwakundaga n'icupa. SNST ukaba ukeka abahungu b'ubu ngubu hari umuntu ubarusha kunywa? Simbizi, nkise wese wihereyeho akabyeri ntukabasha neza cyane. Wari wambona? Ntabwo mbizi, ariko hari nyine wowe reka tuve mu by'ubunyamakuru. Wari wambona nari? Ushatse kubwira abantu ko utanywa byeri nki? Ariko se kutari kunsubiza. Sindakubona, ariko ushobora kuba ukanywera mu rugo. Ndi kuvugira abadukurikiye. Niba utarambona ukeka undi wambonye arinde. Ubu wajya kumbwira ngo Mitsutsu ni padiri? Wabona ari ibyo akina gusa, nawe wabona mu buzima busanzwe atanga. Ntabwo ndagira amahirwe yo guhura nawe wenda ngo murebe nk'uko bimbajije uti wari wambona, wabona atanga. SNST iyo witegereje Nyakso uba ubona wakina ari muzima buriya? Nyakso nta filime ndabona akina afite inzoga, ariko inkindi impamvu nayo nkubajije icyo kintu inde wabona ari ibyo bakina inki, ntago mbizi. Musaba nko buriya n'amazi abarimo. Hari umugabo akinaga filime cyane yitwa nde? Nyagahene yitwa nde? Niba ari Nyagahene wakinaga ukunda gukina nk'inzoga cyane, byaje kuvugwa ko yaje kuba n'umuntu ukunda icupa cyane, bigenda binabangamira kariyeri ye. Bari abantu n'abantu bose mwabanye inkindi. Niyo mpamvu ndi kuvuga ni uruganda rwanyu nyamara wabona rwari rurimo icyo kibazo. Reka twemere ko anywaga inzoga. Ndacyakubaza, inzoga Nyagahene yakinishaga zikompare n'izo Regis akinisha? Hari umuntu unywa Primus kuruta Regis? Hari umuntu unywa isigara kuruta Regis? Baratubwira muri comments. Rero ngicyo nakubwira cya mbere zazize, nakikubwiye ntago ari mu magambo menshi, twazize kutiga abenshi, tuzira no kutamenya kudiringa nayo masoko nyine kubera tutize. Icya kabiri, isoko ryari rimwe twari ducungiyeho, yari amasede. Amasede rero acitse, nayo amashuri make twifitiye kwiyadapta ngo hazi irindi soko biratunanira. Niho rero aba bahungu ba YouTube baziye badukubita inshuro. Ni kuvuga ngo bo baje bazanye isoko rishyashya twebwe tutari tuzi. Ikindi, filime twayibagamo mu buryo bubiri. Hari umuntu yibamo ari passion ye, ayikunda. Hakabamo n'umuntu wayibagamo ari business. Uwo yibagamo ari business rero icyo gihe yaragiye. Niyo mpamvu mwese mubona bizimye, kwa ko yari business. Rero isigaramo wundi wayikundaga. Ni niyo mpamvu imwe nakubwiye ngo ngiye nagiye kuri kamera, kuko namaze kubona ko amafaranga menshi twatangaga kuri kamera, shooting, editing, niho twatangaga. Mbona ya mafaranga ntago ari bugaruke, kuko nanjye ni muri ya generation ka kera nyine ko kuri CD. Fata umwanzuro ndavuga ngo niba icyananiza kugira ngo nakomeze gukora filime ari cameraman n'ibindi, reka nshake mfata ubwo bumenyi ngi nyuma ya kamera. Nicyo cyatunanizaga.
so rero hari izo nagiye nkora ariko nyine just inyuma ntari bukubwira amazina nyine nakubwiye ko ari byo ntari bugusubize nagumye inyuma rero icyo kitari cyoroshye cyari gihari ni ukutamenya kwiyadaptana n'isi nyine iyo utize no kwiyadapta ku isi birakugora rya soko rimwe twari twiringiriyemo ryarabuze rimaze kubura haza abahungu bandi bazi bya online nabo bari barize rega ibi ntabwo babijya mutarize mukuru twagiye turibura. Yego inkindi wenda kugira ngo tuganire neza ngira ngo uribuka filime Kanyombya yakinagamo akaza gusimburwamo na Seburikoko harya yitwaga Zirara zishya maybe yitwaga zo ni Zirara zishya yitwaga ngo ikiriya filime niyo ngiyo nuko twe twakunda kwita 115 ariko twakunda kwita Kanyombya yari umupapa witwaga Habyarimana Sharif twayitaga Kanyombya iriya Kanyombya ariko twe twayitaga Yenda ngira ngo tugaruke ku kintu waruvuze ngo kutiga. Iriya filime ndibuka Kanyombya yikinamo yari filime pe iteye ubwoba ikunzwe mu Rwanda hose umuntu wari ufite televiziyo abana bo muri quartier bararaga bamusuye bagiye kwireba. Inkindi Kanyombya agira atya asimbuzwa Seburikoko izina rye ritangira kuva uwo munsi kugeza kuri Sebo dufite uyu munsi. Kanyombya yazize kutiga kibyo yakinaga nta mashuri yasabwaga. Kanyombya rero sinavuga ko yazize kutiga ariko nanone navuga ko ari byo ntari bugusubize ntago navuga ko yazize kutiga ariko nawe afite ibyo yazize kandi ugiye kwitegereza nyine ni kwa kudaha agaciro k'ibyo twari turimo ngo amenye ati ibintu byazangeza icyo kiragiye nta n'ikizere cyari gihari cyuko byakunda edaheri washobora kubona ibihumbi 200 300 kumva byacitse ariko tutazi ko hazazamo amamiliyoni rero nyine icyo yazize nyine Imana agomba gutambukirizamo Seburikoko ubwo si icyo ngicyo ntubyumvishe. Inkindi kugira ngo hano iyo tuvuga ibintu hari abantu tuba turi gufasha benshi ngira ngo ibyo urabyemera. Uyu munsi wa none hari umwana ushobora kuba afite inzozi zo gukina filime akazamamara nka Kanyombya ariko icyo yazize wakagisimbuka niba atari ibanga nk'umuntu wabanaga na bari abagabo ha musaza yazize iki cyatumye adatunga amafaranga kandi akaba afite hit. Uyu munsi ni umuntu uri gupostingwa na bawe Zikarifa n'abandi bantu bakomeye ariko sinzi ngo mu ruhando rwa filime ari kubonamo amafaranga cyangwa iyo hit iri kumugaburira nk'uko tubibona hanze. Reka rero nkubwire uriya mugabo ari no mu bantu bigoye genda ajya guhorana nabivuga nabibwira abantu bagaseka bakanabakompara na Seburikoko Kanyombya ari mu bantu bigoye ni talent iri mu Rwanda bigoranye kuzongera kuyibona. Aba bahungu bari kuzi iminsi hari ikintu kimwe badafite kandi batanazi ari nayo mpamvu imwe ubona umuntu aza agataburirwa irengero nyakisakaza muri rukaka nyakisakaza agatabura patino agatabura undi filime yarigezweho iyi minsi bayita The Forest akaza umuriro mwinshi cyane agatabura. Hari ikintu abahungu mwese mutazi nimo ndababwira mwebwe muri kuza ubu ngubu araza gahitinga akavuza nsabi ubu ngubu ni uri ku isoko nsabi ariko nawe nyine icyo kintu atakimenya yagiye baguteza amatwi n'amatsiko menshi ku nama bagiye guhabwa ubuzima bugahinduka. Icyo kintu se hari byo ntari bugusubize ariko urafasha abadukurikiye ayo mahirwe nk'ayo ntuzagende nk'inzu y'ibitabo. Impamvu nagusubije uko Kanyombya niwe tala yari iriho kera iri unique. Kanyombya ukimubona wubwe uraseka yakuvugisha atakuvugisha uraseka ko Kanyombya nyine ni Kanyombya even no mu nzira agenda nyine ni Kanyombya sibyo bizo ko biri nyine we yikoresha just nka we nyine no kugenda nyine ni Kanyombya. So icyambero gihe hari kuri aba bahungu ni byiza nye ko sinabibi sibyo n'abantu batandukanye nuko basa. Ikindi navuga ngo bafite ikintu gisa nakubwiye ngo ntibari barize abandi bakera abahungu ro bazi ko ari bo bafite amashuri menshi bazi ko bazi ubwenge akaza yagira amahirwe yo guhitinga umunsi umwe ukwezi kumwe amezi abiri agata yumva ko kabaye sibyo. Buriya rero ibanga rya biriya bintu abanyarwanda buriya tura abantu bakuru mu mutwe cyane umunsi kuwundi kuvuga ngo umunyarwanda ngiye birambebara nko kwiba umunyarwanda nuzuka
ugakina wasinze ukamwiba kuri iyo nshuro wasinze, ntukeke ko amezi 2 ari imbere nukomeza gusinda uzaba ukimwibye. Ba wa musinzi ariko uhindure content, ba wa musinzi ariko uhindure behavior, sibyo? We kumva ko kuba bya boostinze uyu munsi ngo wumve ko uri umuhanga, ntabwo uri umuhanga, n'amahirwe wagize. Ntabwo rero ibyo ngibyo biri ngombwa kwita wigira mu kabari gusa, biri ngombwa kwita ugenda wabyimbiye gutya. Ibyo uba ugomba guhita wicara ukandika. Wagize amahirwe wabonye aho turutsa ibyo kurya, wagize amahirwe wabonye aho turutsa igihembo, biragusaba ko wicara ukiga kwandika. Atekereza, akoresha mu mutwe, avuga ati ko ku kwezi ndiye ndi umusinzi, ugutahana arya ndiki. Either n'aba pasiteri, niba ari pasiteri Nsabi wenda n'urugero, agira uko ahinduka. Ni kuvuga ngo nibagerageze kwandika, ye kumva ko ari umuhanga, agerageze kwandika, bagerageze gukora ibintu biteguye. Muri make ntabona akoze filime akubita avuge ngo natwitse ibi bigiye kuzanunga ubuzima bwose. Nabibongo nyine atwika, ahubwo bizamutunga n'ubuzima bwose, ariko yandike, ye kumva nyine ngo ubu kabaye, kuko inyuma hari abandi bana baza bameze neza. Uyu munsi wa none sinema y'uyu munsi mu magambo make urayigaya yuko itanditse. Niryo kosa rya mbere ryonyine bafite, ntago yanditse. Nta muntu numwe wandika, n'abari kuzareba ikiganiro cyawe, uwandika muri bo azantera ibuye. Inkindi ubwo uwumva yumvise ngira ngo n'amahirwe akomeye guhura n'umuntu nkawe, umuntu watangiranye na sinema nyarwanda uyu munsi itunze abantu bakomeye. Agakanya uruganda urukurikije uko rumeze n'ubwo batandika, ni ihe filime bashobora kuvuga uti uriya muntu ari kuyitegura neza, ndamugiriye inama nayikomeza gutya bizamufasha kugera kuri ibi ngibi byinshi cyane? Umuntu ngiye navuga ndeba filime ze nkabona ko byibuza agerageza gutegura Bahava wenyine. Hari n'abandi bahungu nuko bakora rimwe na rimwe, bakoraga filime yitwa Duty, abavandimwe nabo barakora, ariko abandi so sorry kabisa. Utavuze ntumuzi? Oyi, nta n'umuntu areba, ahubwo ndamuzi, ahubwo nta wundi uhari wandika, ntawe abo nkubwiye. Yego, uruganda murarupejeje, rurakuze, rugeze aho rugeze uyu munsi. Ese Inkindi wabivuyemo, uri ku ruhande mu biki byawe, uri gutegura iki basi mu byerekeranye na filime atari ubuzima busanzwe? Warabiretse wamanitse amaboko, amakosa ari kuba ukayihorera uyareba? Ntago wahera 2010 2008 undumva wajya gushyira imyaka 16 hari uba mu kintu ngo nurangiza umanike. Ariko sina ngombwa kuza ngo nitake ngo nzakora gutya, reka bisohoka, ahubwo nzagaruka ahangaha iwawe nkubwira nti mfasha bya bintu byasohotse, dore ngibi reka tubihe abanyarwanda. Gusa kubikora ndacyabikora, ntago nzigerana nabivamo. Uyu munsi hari umushinga wawe ufite uri gukoraho wenda werekeranye na filime n'ubundi? Yego, ndi kuzikora 3. Imwe muri zo wenda ifite amateka manini ite, ifite story imeze ite, ni iki abantu bayitegamo ko tuzivuze zose ni ndende bishobora gutinda? Reka ne kwivugira nyina kuko ari byo ntari bugusubize, reka nzakakuzanire tugashyireho gutya tukereka abanyarwanda kanasohotse, ariko ni vuba cyane. Ariko basiga ni inkuru iteye Inkindi. Muri make abantu bategerezanye matsiko ki, kuko urumva ko ushobora kuba uri umwanditsi wakabamba kabisa, kandi abantu baranabizi zira filime zanyu za kera zabaga zanditse, wenda n'ubwo uyu munsi twavuga ngo umusaruro zatanze ni mukeya. Ikintu ngiye kukubwiraho cya mbere gitangaje kuri yo, maze imyaka 5 ndi kuyikora. Imyaka 5 uri kuyikora? Nicyo kintu gitangaje kuri yo. 5 ndi kuyishutinga, pana kuvuga ngo ni ibindi. Kandi ikindi ni inkuru yubakiye ku mwana wanjye. Yego, yagomba kuyikina kivuka, igatangira gusohoka, yaratangiye kumenya kuvuga. Umwana wawe yayikinnyemo akivuka, na n'ubu aracyayikinamo? Kuva ku cyumweru cya 2 avutse nibwo yatangiye kuyikina. Ibintu ko biteye amatsiko n'ubwoba Inkindi. Nibyo ngibyo nta bye gutera amatsiko n'ubwoba, nta bwoba burimo, ariko nyine kandi ikindi ni filime iri traditionnelle.
nabonye ariyo content abantu benshi badakunda gukoraho, ni filime iri traditionnel. Bose imaze gukinamo abantu bangahe muri iyo myaka 5 yose? Bararenga 250. Kandi ntabwo ndi gukina. Harimo n'abapfuye. Hari umuntu wakinnye muri filime yawe wapfuye ariko ntirasohoka kandi iracyakina. Imana ibahiruko ridashiraho ubwo amaze gupfamo 3. Batatu. Gasani. Nkiyo filime s'ubwo kuvuga ngo ifite amateka, so kuvuga ngo niyo yabishe, ariko n'ubundi nyine urumva ikintu gitinze hari abagenda nyine ubwo ngubwo no kwisohora nyine nabo bagomba kugenda baza, ariko nta kundi. Maze imyaka 5 iri gukinwa, ntago ari blague, sindi kugira gute. Ubwo rero nicyo gihe cyo gutangira kwisohora nyine nk'umuntu unafite ubwo burambe kuva kera. Abo bantu 250 bose baraziranye, murahura mugakora mari hasozi? Abo bantu 250 bose ntago baziranye. Abamenyana n'abari bukini bimwe, abadakina bimwe, gusa uburyo yanditse bose uko bagiye bakinamo birahura. Yego inkindi, wenda tugana ku musozo, umwanya ntabwo bari munini cyane, ariko ndizera ntashidikanya ko amahirwe twagizeyo kukubona uyu munsi n'ubutaha tuzongera tukakubona, tukagira bimwe tuvimuzi twagiye dutaruka kubw'igihe. Ariko uyu munsi wa none wakompara gute uruganda mwahozemo n'uruganda rwa none mu buryo navuga ngo bwo guhuza ubwamamare n'amafaranga? Abahungu b'iyi minsi ko bameze neza. Abahungu b'iyi minsi nese umuhungu araza ukabona bubatse agataje, guza akamodoka agize ate, kugira ngo twebwe watunze imodoka ninde muri kiragiye cyacu? Ntawe haruzi se. Ubwo iyi munsi rero, iyi minsi biraryoshye, bimeze neza, nta n'ikintu kimeze neza nkabyo. Ni Ramazani bamenye, niwe muntu wa kera nzi twatangirira rimwe umeze neza wundi. Buriya bamenya mwatangiriye rimwe nawe n'uwa kera muri sinema so wejo? Bamenya natangiye imbere yanjye, atangiye muri 2006 haraho, niba ntanibeshye. Kera bishoboka. Ufata ute muri sinema ubijyanye n'ubuhanga? Bamenya no umunyabwenge nyine, wamenye kugendana n'igihe. Atari mu banyabwenge wavuze bandika. Ni bamenya nyine. Ncyabereho bamenya. Nese urajya ngo usubize iki? Ni bamenya. Aramenya ariko ntago nabazi kwandika filime. Ko filime ye ntago iri muri filime wavuze wemera zanditse z'uyu munsi. Ibyo birasaka urasa nk'ushaka kunteranya. Ntago naguteranye. Bamenya ni bamenya sha. Inkindi dusoza wakuriye buye karitsiye? Mu Gatsata. Ro mu Gatsata. Abantu bo mu Gatsata wanza muri abanyabwenge. Baroki mwarakuranye? Shabaranda barutaho kidogo, ariko tu n'abahungu bahariye. N'abahungu bahariya n'abana ba karitsiye kabisa. Rocky, Irene, no Arafati Kaboy, shaka ari benshi mwana. Ni benshi ntabwo nabavungo barangiye. N'abasani bari Oda Pasi n'abandi Gatsata se shawo. Uto mwarabusangiye bimwe abana bakinaga chill z'abana? Abahungu bose se yego. Twarabusangiye bose. Umunsi umubano wawe na bamwe muri bumeze ute, wenda muravugana cyangwa bagize gutya baragafata nawe usa nk'uhagazemo gato by'ubwamamare birahinduka nyine byakije? Kuvugana twavugana ese twareka kuvugana nyine, ariko uretse ko wenda guhura bitakibaho, umwe yabaha undi abaha, twarakuze rega turi n'abakuru. Ariko kuvugana twavugana, nta bindi bintu bikaze bihari, nubwo ntaragira onsaba service muri bo. We hari uwo wayihaye? Higo. Inde? Rocky. Muhaye service nyine? Singusubije. Yarayigushimiye basi? Ntabwo ngusubiza. Umugabo kumukuraho ikuru rye n'ibibazo, ariko ni byiza cyane. Tuganiriye byinshi ku bijyanye na filime, yewe tunagannye ku musozo, wenda mu tubazo tw'amatsiko, uri umurasta ukoresha izihe swing? Nta nimwe. Inkindi ko abantu bazi ko aba Rastafari hari agaswing bakoresha k'aba Rasta? Nta nimwe. Ikinyobwa cyawe ni iki uprefera cya buri munsi nkindi? Amazi na fanta. Cyane we murasta mbonye unywa fanta kabisa, ibyo bintu se bibaho? Nesti ndabizi kubizi. Ndabizi kubizi neza ko ibyo nkubwiye ari byo nkwa. Dakari yakaruka barasta kabisa. Bob Marley yahesheje ubugisha wapi? Abo bahungu ndi kukubwira bo mu Gatsata, abo ba Rocky, ahubwo ikintu nari mbaziho cyari kirenze. Rocky bure yarazi koga Nyabugogo bya danje. Rocky yarazi koga no guterana amabuye, ariko yateranaga amabuye ikuntu cyane. Baturukaga Nyamabuye n'abasavimbi bari kote y'abantu b'inyamabuye. Ariko anasobanura kunda filime bya danje. Icyo
igihe yogaga anatera amabuye se asobanura filime. hari abagabo bo mu Gatsata bazwiho utuntu uzirigani ku mpaka za football. Uramuzi ku mpaka za football uramuhungu kuva kera ari n'umwana yagiraga amashagaga kuri football. Nabo ngabo nkubwiye nagira ibyo nkubwira. Rocky koga Nyabugogo rigani ku mpaka za football ariko amahirwe bagira nuko ibyo bakundaga ubu ngubu byabahiriye kandi bakomeze batera imbere. Kana ku musozo uyu munsi wa none ni yihe nama ushobora kugira umwana w'umujene ushaka kuza mu ruhando rwa filime yaba mu kuzitunganya cyangwa kuzidirectinga yewe no kuzikina muri rusange? Ya mbere ikibazo cya mbere gihari abantu bose baza muri filime iyo muvuganye nicyo kibazo mufite mwa rubyiruko. Aza kubwira ko ari we muhanga wa mbere. Umuntu wese muhura kubwira ko ari we mwanditsi mwiza niwe mukinnyi mwiza uzababona no mu interview even no ku mateleviziyo na he hose. Umuntu wese uze muri filime uyu munsi aza kubwira ko ari we muhanga niwe mwanditsi niwe muki. Icya mbere cyo nibaze batuje, cyo ni icya mbere. Icya kabiri baze bazi icyo bashaka. Hari ukuza uvuga ngo ngiye gukina ngiye kugira gutera kutazi icyo ushaka. Icya gatatu bazana ayo mashuri yabo bafite, bazana ubwenge bwabo ariko baze nyine bazi icyo bashaka. Ikindi urabaza umuntu uje muri filime ese ureba izihe filime nyarwanda? Ntabwo njya ndeba filime nyarwanda. Ukimagina aje gukosora iki? Niba utagifata umwanya niba bajemo niba banze bazirebe kwanza. Azirebe areba amakosa arimo, yige kureba amakosa, yige kureba ibidafututse muri yo, then azaze cyaje guhindura. Uwo muntu arabaze aje nyine azi icyo ashaka. Niba fata umwanya bazigeho, bafata umwanya basoma ibyo ari byo kandi nyine ntibazaze nkuko twaje ngo baze baje icyo bashaka. Inkindi urakoze cyane, ngira ngo wenda n'ubutane tugukenera tuzakubona tuvimuzi wenda muri bimwe muri parti y'ubuzima busanzwe tutavuzeho. Harimo ubuzima bwa gisore bwo gushaka bwo kubyara n'ibindi byinshi cyane, ibyo ntabwo twabigarutseho uyu munsi. Inkindi mu buzima tubamo bwa buri munsi bumeze nk'ishuri, iyi kaminuza y'ubuzima uyu munsi wa none wabwira abantu ko ari cyo umaze kwigiramo dusoza? Ntago ndi bugusubize nabyo. Ubuzima bwakwigishije byinshi byaguteye guceceka nicyo mbashije kubona ngewe. Nta kibazo. Inkindi wakoze cyane kubara natwe kuri Nest TV, turizera ko tuzongera tugahuza. Nta kibazo, umunsi ku wundi tuzaba turi kumwe. Jambo rimwe ku bantu bawe bagukumbuye? Ndabakunda. Ndabakunda kandi ndacyahari ku bwanyu. Filime y'imyaka 5 umaze ukina urateganya kujwapinga ryari? Bitarenze ukwezi uhereye uyu munsi. Bitarenze ukwezi uhereye uyu munsi. Urugendo rw'imyaka 5 ugiye kurusoza uyu munsi wa none. Donc harabura ibintu bikeya kugira ngo isohoke. Ubwo amatsiko menshi kubayitegereje, abatazi umubebe wawe mutaherukanaga niho bazamubonera kuva avutse kugeza agize imyaka 5 y'uyu munsi. Turagushimiye cyane Inkindi, wakoze kubana natwe kuri Nest TV.